Mbese wari uzi ko inzoka zo mu nda zishobora gutera umubyibuho udasanzwe? Turagushuhuje tuguhaye n'ikaze kuri iyi channel yacu. Nizera neza ntashidikanya ko wabonye ko iyi ari Ubuzima TV show. Iyi ni channel rero twiyemeje kujya tubasobanurira ndetse tukabavira imuzi ibiganiro bitandukanye byibanda ku buzima. Icy'uyu munsi rero nk'uko mubibona tugiye kubaganirira ndetse tubavira imuzi dusobanukirwe uburyo inzoka zo mu nda zishobora gutera umubyibuho udasanzwe. Ngewe ubibategurira ndi Japhet Ntakirutimana. Nk'ibisanzwe rero tubahaye ikaze. Hari imvugo imenyerewe ariko ikoreshwa mu guseserezanya ivuga ko abantu bamwe babyibushye biba atari ukubyibuha ahubwo ari inzoka ziba zarababyimbishije. Nubwo akenshi abavuga ibi bataba babanje gupima uwo muntu ngo bamenye koko niba ari byo, nyamara burya inzoka ziri mu bintu bishobora gutera kubyibuha kudasanzwe nubwo bidaterwa n'ubwinshi bwazo. Akenshi iyo umuntu arwaye mu nda duhita twiyumvisha ko ubwo yatumbye ari kuribwa se cyangwa yagize imiswi. Nanone duhita dutekereza kwituma impatwe, ikirungurira n'ibindi bimenyetso binyuranye. Ni gake cyane dutekereza ko burya umunaniro, umubyibuho udasanzwe, kutaringanira kw'imisemburo, umunabi nabyo bishobora guterwa no kuba ufite inzoka zo mu nda. Nubwo turi kuvuga inzoka zo mu nda, nyamara kandi hano turavuga n'izindi ndiririzi na mikorobe zishobora kujya mu rwungano ngogozi nka amibe cyangwa se Helicobacter pylori, imiyege na za bagiteri zinyuranye. Mbese ni gute namenya ko mfite izo ndiririzi mu nda? Ibi ngibi bimenywa neza iyo bagukoreye ibizamini binyuranye, byaba iby'amaraso cyangwa iby'umusarani. Icyakora niba ufite kimwe cyangwa byinshi muri ibi bimenyetso bikurikira, wakwihutira kujya kwisuzumisha kwa muganga. Igihe waba ufite ibi bimenyetso tugiye kubabwira, ni byiza rwose kwegera abaganga bakagusuzuma. Ibimenyetso nta bindi: indwara z'imikorere mibi y'urwungano ngogozi zihoraho, ikirungurira, kutagogorwa kw'ibyo wariye, gutumba, ibyuka byo mu nda, umunabi, kwiheba no kwigunga, guhora wumva ushaka ibintu birimo isukari no kumva wayirigata, umubyibuho udasanzwe kandi utagaragaza ikiwutera, kimwe no gushaka gutakaza ibiro ariko ukabona bitagabanuka, ubwivumbure ku mafunguro amwe n'amwe kandi mbere warayaryaga ntugire ikibazo, urugero ubugari, ibijumba, umuceri, ibishyimbo ndetse n'ibindi. Impinduka ku misemburo ku bagore, harimo imihango ihindagurika ku buryo budasanzwe, kuribwa cyane uri mu mihango, umunaniro, gutonekara mu ngingo. Hanyuma rero ni gute inzoka zo mu nda n'izi ndiririzi bitera umubyibuho udasanzwe? Iyo dufite imwe muri izo ndwara zifata urwungano ngogozi, inzoka, bagiteri, imiyege, indiririzi n'ibindi, zangiza agahu k'imbere mu nzira y'igogorwa. Hashobora kuba mu muhogo, mu gifu cyangwa mu mara. Ibi bituma rero umubiri wacu utabasha gukamura intungamubiri zose zinjiye binyuze mu byo twariye, kuko hari agace runaka kakabaye kabikora none kakaba karangiritse. Ibi bigira ingaruka mu bindi bice by'umubiri
ni nayo mpamvu ibimenyetso bishobora kugaragara ahandi nk'uko haruguru twabibonye. Kuko ku bijyanye no kongera ibiro, hano hazamo uruhare rw'umusemburo wa cortisol. Iyo dufite ibibazo mu nzira y'igogorwa, ibi bitera kubyimbirwa mo imbere aho ikibazo kiri, nuko ubutumwa bugahita butangwa buvuga ko umubiri wacu ukeneye cortisol nyinshi, kuko uyu ni umusemburo ubusanzwe ushinzwe kurwanya ububyimbirwe mu mubiri. Nyamara kandi uyu musemburo wa cortisol ushinzwe nanone kubika ibinure, niyo mpamvu iyo ukozwe ari mwinshi byongera umubyibuho, cyane cyane ku gice cy'inda bitewe n'ibinure byahitekeye. Wakwibaza uti ni iki nakora rero bigenze bitya? Icyo wakora nta kindi ni ukugana ivuriro rikuri hafi cyangwa se rikwegereye, bakagufata ibizami bakareba niba koko umubyibuho wawe ufite ntaho uhuriye n'inzoka zo mu nda, noneho bakaguha imiti ivura za nzoka. Nyuma y'iyo miti uhabwa niho noneho wafata ifunguro rigufasha kugabanya ibiro, rigizwe n'imbuto, imboga zidatetse nka salade, amazi y'akazuyazi arimo indimu n'ibindi binyuranye byagufasha. Uramenye ntuzibaze ku bagusesereza mu gihe ufite ibinure cyangwa se umubyibuho ubona utazi aho uturuka. Ntuzabibazeho cyane rero, ahubwo uzafata icyemezo ugane kwa muganga bagusuzume. Birashoboka ko yenda hari umubyibuho wawe udasanzwe ufite aho uhuriye n'inzoka koko ziri mu nda yawe. Reka dushimire buri wese wabanye natwe muri iki kiganiro, kikaba kigeze ku musozo. Reka tukwibutse ko ushobora gukora subscribe niba uri mu mubare w'abantu batarabikora, kugira ngo ubutaha ibi biganiro nk'ibi bitazajya bigucika. Turabashimiye, naho utaha.